Reka ngo ikaze wakoze subscribe kuri Prophet Samson, hanyuma nkuzaniye inkuru ndetse inkuru ya kasamutwe abantu benshi bari kugenda bumva ndetse iri kugenda igaragara hirya ndetse no hino. Bigaragara yuko iyi nkuru abantu benshi ni inkuru iri kugenda ica ibikuba bigaca bigacika bitewe ndetse na bamwe mu bakozi b'Imana cyangwa se mu bantu bavugirwamo n'iyera cyangwa se bamwe mu batumishi. Bigaragara yuko rero ubwo iyi nkuru yamaze gufata indi ntera ndende, aho tuza kugaruka ku mugabo umwe ndetse wa Kiranuka TV cyangwa se umwe mu banyamakuru ba Kiranuka TV ku rubuga rwa YouTube. Hanyuma bigaragara yuko uyu witwa Ezekiel, byagaragaye yuko uyu Ezekiel ubwo hashije iminsi igeze muri 3 cyangwa 4 inkuru ayikubise hanze cyangwa se ataye amajwi hanze y'umwe mu bitwa ko ari abakozi b'Imana, ndetse bivugwa yuko uyu mudamu bigaragara ko amajwi ye yaba yaragiye hanze, ndetse uyu mu bakozi b'Imana cyangwa se uwitwa Ezekiel cyangwa se Rukundo Ezekiel, bigaragara yuko ndetse bamwe mu banyamakuru ndetse bakomakomeye muri iki gihugu harimo uwitwa Pastor Claude ndetse n'uwitwa ndetse DJ Jihad ndetse n'uwitwa ndetse Godfather, bigaragara yuko ndetse bagerageze kuba bamuhata amagambo, ndetse uyu Ezekiel bikumva ko akabura icyo asubiza kubera ko bamubwiye ngo bimwe mu bimenyetso watangaje cyangwa se mu majwi watangaze agize ibyaha, ntabwo ibi bintu wari ukwiye kubikora, ndetse n'ubwo wamaze ndetse kumenyeshwa yuko bamwe bagiye bagutanga biguzi ariko utakabikoze. Ndetse bamwe mu banyamakuru bafite inararibonye harimo uwitwa Godfather, ndetse niwe muntu wakunze ibi bintu guhita abyumva arabikurikirana ndetse abita hanze. Bigaragara yuko ibi bintu byafashe indi ntera ndende, ndetse aho tuza kugaruka ku majwi atandukanye ndetse ari kugenda agaragara ndetse mu binyamakuru bitandukanye ndetse hamwe ndetse n'abandi bantu bakoresha imbuga, bakoresha ndetse urubuga rwa YouTube cyangwa se Space ndetse n'izindi mbuga ama TikTok n'ibindi. Bigaragara yuko izi nkuru zamaze gufata ndetse indi ntera. Bigaragara yuko uyu Ezekiel ni umugabo wabaga ndetse ahitwa za Kimisagara, ariko uyu munsi ari kubarizwa mu gihugu cya Uganda, ndetse aho bigaragara yuko uyu Ezekiel ari mu gihugu cya Uganda ndetse ahari gukorera akazi ka YouTube. Bigaragara ndetse yuko akimara kugerayo ndetse yakiriye amakuru avuga ko uyu Ezekiel agomba gusoborwa kuba yagirirwa nabi cyangwa se akamburwa ubuzima bitewe n'uburyo yaramaze gusakaza cyangwa se amajwi yaramaze gushirwa hanze. Bivuga yuko aya majwi yaze kuba yafata amawodiyo ndetse y'umwe bigaragara yuko witwa ngo ni umukozi w'Imana, ariko nabyo bidafite bihamya, ndetse amaze gushyirwa hanze aho ndetse uyu Ezekiel byamaze kugaragara yuko aya majwi akimara kuyata hanze ndetse ibinyamakuru byinshi byayanditseho, ndetse uwitwa Pastor Mutesi agahamagarwa agashyirwa mu majwi, ndetse bamwe bakavuga ati ni Pastor Mutesi, abandi ni Mama Charlene, ndetse bamwe birabacanga. Ariko ubwo yasutaga amajwi hanze uyu Ezekiel, bigaragara nubwo nawe aya majwi yatangaje ari mu mazi abira, ndetse umutima we uri kuvuga ati Mana, ibi bintu nimbirokoka nzagushimira. Bigaragara yuko uyu Ezekiel Rukundo ubwo aya majwi yayataga hanze, ndetse ariho mwe byagiye bigaragara yuko hagati ya Pastor Mutesi ndetse na Ezekiel hagiye habamo hagati yabo ihangana. Bigaragara yuko umwe yari amaze nk'uyuho, ndetse bari bafite amakibirane ashingiye kuri bino bintu bigendanye n'iyi mihanda cyangwa se n'ibi bintu bya YouTube. Bigaragara yuko aho Pastor Mutesi yagarukaga cyane akajya yiyama uwitwa Ezekiel amubwira ngo uri kunyinjirira mu buzima bwanjye bwite, ndetse uri kugerageza kunkorera iyica rubozo. Ndetse uyu nguyu Mama Pastor cyangwa se Pastor Mutesi
bigaragara yuko yakomeje kugenda yiyama uyu witwa Rukundo Ezekiel. Ariko uyu Rukundo Ezekiel biza kugaragara ubwo yari ari mu gihugu cya Uganda yuko yakiriye amajwi amwe amubwira ngo amafaranga twarayahawe, ndetse amafaranga nubwo twayahawe twabwiwe ko tugomba kukugirira nabi cyangwa ugasiba bimwe mu bihangano cyangwa muri video zagiye zitangazwa kuri YouTube ya Kiranuka TV. Bigaragara yuko ugomba gusiba izi video, bitabaye ngombwa ugacuzwa ubuzima cyangwa se ukamburwa ubuzima. Rero mu bintu byatangaje abantu ndetse namwe mu majwi y'uwitwa Pastor Mutesi nawe ubwe yagiye yemerera ko amwe muri aya majwi ari we wayitangarije, ndetse bamwe mu bantu bari bakurikiranye imbuga nkoranyambaga bakoze, ndetse ibinyamakuru bimwe byakoze hasi bifata bike, bifata ikaramu byicara ku meza birandika, ndetse bamwe bifata ku mwanya ndangakumirwa, ndetse bakibaza ngo ese aya magambo yakavuye mu witwa ko ari umutambyi cyangwa mu bakozi b'Imana. Ari hamwe Imana ivuga ngo mbese abantu iyo bapfushije bararira, ariko njye napfusha abantu bagaseka. Ariko kenshi cyane rero uri gusanga ndetse bamwe bakabaye ari ikimenyetso cy'ibigaragarira amaso, ndetse byaba byiza ahubwo hariho biri kugenda bihindura isura, ndetse bimwe muri bo ndetse mu kanya inkuru imaze gusohoka ku Ikaze TV Rwanda cyangwa se no ku bindi binyamakuru, bigaragara yuko uwitwa Ezekiel Rukundo byagaragaye yuko ahamagaye, ndetse kuri channel imwe yitwa ndetse kuri channel umupastor witwa Justin ndetse na Laila bakoze ikiganiro, ndetse bamwe mu majwi yasohotse uwitwa Rukundo Ezekiel yavuze ngo nahamagawe n'umwe mu bayobozi baribo, ndetse kuko nemeye gutanga amakuru cyangwa se nkavuga ibyabaye, ati aramamagara, ati ndetse ku majwi yatangajwe nyimara kuyasakaza nkayata hanze, bigaragara yuko aya majwi nubwo natigeze nangaza izina rya nyiraryo cyangwa se nyirizina, abantu benshi bagahera mu rujijo, ntago namenya igikurikiye kuri ko Ezekiel bigaragara yuko ari kugenda yinyuranyuramo mu magambo, ndetse nabwe byumvikana ku mutima ugaragara nk'uwamuriye. Ndetse mu kanya ku mbuga ze za WhatsApp aho yatangaje inkuru avuga ngo yamagambo akomeye cyane, ndetse bamwe mu banyamakuru bagiye bamuhamagara, bikagaragara yuko bagiye bamubaza ngo kubera icyo postinze amagambo nk'aya asa nk'asezera, aho baje guhamagara umushumba Pastor Claude bakamubaza ngo ko turi kubona witwa Cassier, ndetse yahamagaye Pastor Claude akamubaza ngo ko turi kubona Ezekiel ari kwandika amagambo asa nk'usezera, ese aho ni ikihe kibazo cyaba cyabaye ko twumva telefoni ye itariho? Pastor Claude yagarutse amagambo avuga ngo nanjye namuhamagaye kuri WhatsApp cyangwa se kuri call bisanzwe, kuri nomero bisanzwe ndamubura, ntago nzi icyatumye postinga aya magambo. Amwe muri yo yayanditse asezera, bigaragaza ko yararimo arasezera avuga ngo nimuramuka mubonye nakire ku murongo muzasezerere bamwe mu nshuti, Sandrine, Agasaro TV ndetse na Pastor Claude Ikaze TV Rwanda, ndetse n'umugore wanjye n'abana, ndetse muzakomeze kubitaho. Ndetse bamwe ni ikiganiro cyasohotse aho abantu benshi batangajwe n'aya majwi ya Ezekiel cyangwa se n'izi poste n'andi majwi yose yagiye avugwa muri ibi biganiro, aho iyi mihanda yakomeze kunyerera, ndetse bimwe mu binyamakuru bya bike birandika, ndetse amakaramu birandika, ariko izi nkuru nizo nkuru zitreninze muri iki cyumweru, ndetse kirangiye n'iki dutangiye. Abantu ikaze bakoze iyi subscribe kuri Prophet Sam, ndetse nawe utarayikora fata agahe gato ukore subscribe kugira ngo tujye tukuzanira amakuru agezweho, kugira ngo ibintu bijye bikugereraho umwanya ku gihe. Rero hanyuma ukibaza ngo mbese
umukwe atinze barahunikira. Ese Yesu yabatinze bamwe mu bakozi b'Imana bakaba batangiye kugenda bagamburura bakirengagiza inshingano yabahamagaye, uyu munsi wa none bakaba bari kugaragarwaho ibidakwiriye. Ni ikibazo gikomeye nawe ubwawe wakwibaza. Reka hanyuma ngushimire wowe udahima kudukurikirana, ngusaba kugira ngo ukomeze gukurikirana inkuru zacu, hanyuma nkubwire ngo utarafata agahingo kandi kuri subscribe ntago byatunezeza, ariko bikore kugira ngo Imana iguhe umugisha. Hanyuma ni Samson cyangwa ni Samu cyangwa Munaziri wa Mungu, unyite uko ushaka. Urakoze cyane.